Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Soma Bibiliya. Umunsi wa 25. Uyu munsi turasoma igitabo cy'Abalewi igice cya 5 tugere ku gice cya 8 cy'iki gitabo. Abalewi ibice 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubundi buryo bw'ibitambo bitambirwa ibyaha. Kandi nihagira umuntu batanzeho umugabo akumva bamurahiza agakora icyaha cyo kutavuga ibyo yabonye cyangwa ibyazi, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Cyangwa nagira umuntu ukora ku gihumanya cyose, naho yaba intumbi y'inyamaswa ihumanya, cyangwa iy'utungo rihumanya, cyangwa iy'igikururuka gihumanya atabizi agahumana, azagibwaho n'urubanza. Cyangwa nakora ku guhumana k'undi muntu uko kuri kose atabizi ntabimenya, azagibwaho n'urubanza. Cyangwa nihagira umuntu uturumbukira indahiro yo gukora ikibi cyangwa icyiza, indahiro yose umuntu yaturumbukira bikamwibagira, nabimenya azagibwaho n'urubanza ry'uko yaturumbukiye. Kandi niyimenyaho urubanza rwa kimwe cyo muri byo, yatura icyaha yakoze, azanira Uwiteka igitambo cyo gukuraho urubanza rw'ibyaha yakoze cy'umwagazi wo mu mukumbi w'umwana w'intama cyangwa w'ihene w'igitambo gitambirwa ibyaha. Umutambyi amuhongerera impongano y'icyaha yakoze. Niba ari umukene ntabashe kubona umwana w'intama, azanira Uwiteka igitambo cyo gukuraho urubanza rw'icyaha yakoze cy'intungure 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, kimwe kiba igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ikindi kibi cyo kozwa. Abizanira umutambyi, nawe abanza atamba icyo gitambirwa ibyaha, akinushesha umutwe, ariko ye kukigabanyamo 2, ameshe ku maraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha ku rubavu rw'igicaniro, andi maraso yacyo agikandwemo avire ku gicaniro hasi. Icyo ni igitambo gitambirwa ibyaha. Icya 2 acyose nk'uko babwirijwe, nuko umutambyi amuhongerera impongano y'icyaha yakoze, maze uwo muntu azakibabarirwa. Niba ari umukene ntabashe kubona intungure 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, azana ituro aturira icyaha yakoze y'igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingenzi, ibituro rituriwe ibyaha. Ntasukeho amavuta ya elayo, ntashyireho umubavu kuko riturirwa ibyaha. Iyo fu ayizanira umutambyi, uwo mutambyi ayikureho yuzuye urushyi, ibe urwibutso rw'iryo turo. Ayosereze ku gicaniro hejuru y'ibitambo byatambiwe Uwiteka bigakongorwa n'umuriro. Iryo ni ituro riturirwa ibyaha. Nuko umutambyi amuhongerera impongano y'icyaha yakoze cya bene ubwo buryo, maze uwo muntu azakibabarirwa. Ifu isigaye ibe iy'umutambyi, nk'uko biba ku ituro ry'ifu ridaturirwa ibyaha. Ibitambo byo gukuraho urubanza. Uwiteka abwira Mose ati, nihagira umuntu ucumura agakora icyaha atakitumye mu byera by'Uwiteka akwiriye gutanga, azanira Uwiteka igitambo cye cyo gukuraho urubanza cy'isekurume y'intama idafite inenge ikuwe mu mukumbi y'igiciro, uzakira cya shekeli y'ifeza zigizwe kuri shekeli y'ahera, ibi igitambo cyo gukuraho urubanza. Kandi arihe igiciro cy'ibyahera yimanye, yongereho igiciro cyacyo cya 5, abiha umutambyi. Umutambyi amuhongerera impongano y'isekurume y'intama y'igitambo cyo gukuraho urubanza, maze uwo muntu azababarirwa. Kandi nihagira umuntu ukora icyaha
agakora kimwe mu byo Uwiteka yabuzanije, naho yaba agikoze atakitumye, aba agiweho n'urubanza, kandi azabaho gukiranirwa kwe. Azanira umutambyi isekurume y'intama idafite inenge ikuye mu mukumbi w'igiciro uzacira, ibe igitambo cyo gukuraho urubanza. Umutambyi amuhongerera impongano y'igicumuro yacumuye atakitumye, atabizi, maze uwo muntu azakibabarirwa. Icyo ni igitambo cyo gukuraho urubanza. Ni ukuri yagiweho n'urubanza imbere y'Uwiteka. Igitambo gikuraho urubanza rwo kuriganya cyangwa guhuguza. Uwiteka abwira Mose ati, nagira umuntu ukora icyaha agacumurisha ku Uwiteka kuriganya mugenzi we mu byo yamubikije, cyangwa mu byo yashingiye, cyangwa mu byo yishingiye, cyangwa mu byo yibye, cyangwa kunyagisha mugenzi w'igitugu, cyangwa kubona icyazimiye akagihuguza, akarahira ibinyoma. Nihagira icyo muri ibyo byose umuntu akoze kikamubera icyaha, bizabe bityo. Niba akoze icyaha akagibwaho n'urubanza, azarihe icyo yibye, cyangwa icyo yanyagishije igitugu, cyangwa icyo yabikijwe, cyangwa icyazimiye yabikijwe, cyangwa icyazimiye yabonye, cyangwa ikindi kintu cyose yahuguje arahira, akirihe kitagabanije, kandi acyongereho ikingana n'igice cyacyo cya 5, nyiracyo aba ari we akiriha ku munsi azatsindirwa. Kandi azanira Uwiteka igitambo cye cyo gukuraho urubanza cy'isekurume y'intama idafite inenge y'igiciro. Uzaciraho igitambo cyo gukuraho urubanza agishyira umutambyi, nuko umutambyi amuhongerera impongano imbere y'Uwiteka, maze uwo muntu azababarirwe icyo yakoze cyose cyamuzaniye urubanza. Abareba igice cya 6 umurongo wa 1. Ibibwiriza abatambyi iby'igicaniro iby'igitambo cyose. Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Aroni n'abana buti, iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa, kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro kirareho buke. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Umutambyi yambara ikanzu y'igitare n'ikabutura y'igitare, ayambare ku mubiri we, ayore ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongereweho n'umuriro ku gicaniro, ariyorere iruhande rw'igicaniro. Yiyambure iyo myambaro yambara indi, ajye gusesa iryo vu inyuma y'ingando z'amahema, abantu badahumanijwe. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire. Umutambyi ajya awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo kozwa igice cyose cy'umugoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'igitambo cy'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro udaca ntugasinzire. Iby'ituro ry'ifu. Iri ni itegeko ry'ituro ry'ifu. Bene Aroni barimurike imbere y'Uwiteka, imbere y'igicaniro. Ku ifu y'ingenzi y'iryo turo n'amavuta ya elayo yaryo, akureho ibyuzuye urushye, abikuraneho n'umubavu wose ururiho, abyoseze ku gicaniro, bibere Uwiteka impumuro nziza, bibe urwibutso rwaryo. Igisigaye kuri iryo turo Aroni n'abana be bakirira ahantu hera kidasembuwe, mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro aba ariho bakirira. Beke icyotsanya umusemburo, nkibahayeho umugabane wabo ku maturo nturwa, agakongorwa n'umuriro. Ni kera cyane nk'uko igitambo gitambirwa ibyaha kiba kimeze n'igikuraho urubanza. Umugabo wese wo muri bene Aroni yakiryaho. Iryo ni itegeko ridakuka ribategeka mu bihe byanyu byose, ritegeka iby'amaturo aturwa Uwiteka agakongorwa n'umuriro. Uzayakoraho wese azaba ari uwera.
Uwiteka abwira Mose ati, iri ni ryo turo rya Aroni n'abana be bazaba bakwiriye kujya batura Uwiteka uhereye ku munsi Aroni azasigirwa, batura igice ku munsi, batura igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingenzi w'ituro ry'ifu, badasiba gutura umucagate wayo uyuturwa mu gitondo, undi ugiturwa nimugoroba. Bayivuganire n'amavuta ya elayo ku cyuma gikaranga, nimara gutota uyinjirane, uyigabanyemo ibice, uyikarange, abari gutura iryo turo ry'ifu ribere Uwiteka impumuro nziza. Umutambyi uzasigwa wo mu bana be umuzunguye ajya atura iryo turo. Itegeko ritazakuka ritegetse yuko rizajya ryoserezwa Uwiteka ritagabanije. Ituro ry'ifu riturwa n'umutambyi ryose rijye rwosa ritagabanije, ntirikaribwe. Iby'igitambo gitambirwa ibyaha. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti, iri ni itegeko ry'igitambo gitambirwa ibyaha. Aho bakererera igitambo cyoswa, aba ariho bakerera igitambo gitambirwa ibyaha imbere y'Uwiteka. Ni kera cyane. Umutambyi ugitambiyeho ibyaha kirye, kirirwa ahantu hera, ariho mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro. Uzakora ku nyama zacyo wese azaba ari uwera. Nihagira amaraso yacyo atarukira ku mwambaro wose, ujye umesera ahantu hera uwatarukiyeho nayo. Kandi n'igitekwa mu nkono cy'ibumba bayimene, n'igitekwa mu nkono y'umuringa bayihanagure bayoze. Umutambyi w'umugabo wese yakiryaho, ni kera cyane. Kandi igitambo gitambiwe ibyaha cyose bazendaho amaraso, bakayazanira mu ihema ry'ibonaniro guhongerwa hera. Ntihakaribwe, ntikikaribwe, ahubwo kijye cyoswa. Itegeko ry'igitambo gikuraho urubanza. Iri ni itegeko ry'igitambo gikuraho urubanza, ni kera cyane. Aho babikira igitambo cyoswa, aba ariho babikira igitambo gikuraho urubanza. Amaraso yacyo umutambyi ajya yamisha impande zose z'igicaniro, kandi atamba urugimbu rwacyo rwose, atamba umurizo n'uruta rutwikira amara, n'impyiko zombi, n'urugimbi rwo kuri zo rufatanye n'urukiryi rw'umwijima w'intyazo, awukorane n'impyiko. Umutambyi byoseze ku gicaniro, bibe igitambo gitambirwa Uwiteka, kigakururwa n'umuriro. Icyo ni igitambo gikuraho urubanza. Umutambyi w'umugabo wese yakiryaho, kijye kirirwa ahantu hera, ni kera cyane. Uko biri ku gitambo gitambirwa ibyaha, niko biri no kugikuraho urubanza. Itegeko ryabyo ni rimwe. Umutambyi ubihunga aba ari we biba umwanya we. Kandi umutambyi utambiriye umuntu igitambo cyoswa, aba ari we ujyana uruhu rw'igitambo atambye. Kandi ituro ry'ifu ryose ryokerejwe mu cyokezo cy'imitsima, n'irikarangishijwe amavuta, n'irikaranze ubukuzagara, azaba y'umutambyi uyatuje. Ituro ry'ifu ryose rivanze n'amavuta cyangwa ry'ubukuzagara, Aroni n'abana be berezwa umurimo w'ubutambyi. Uwiteka abwira Mose ati, jyana na Aroni n'abana be na ya myambaro na ya mavuta ya elayo yo gusiga, n'ikimasa cyo gutambirwa ibyaha, n'amasekurume y'intama yombi, n'ikibo kirimo ya mitsima itasembuwe. Uteraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose agenza uko Uwiteka yamutegetse, iteraniro riterana ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose abwira iteraniro ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko bikorwa. Mose azana Aroni n'abana be, arabuhagira, amwambika ya kanzu ibanza yo ku mubiri, amukenyeza wa mushumi, amwambika ya kanzu yindi
na efodi amukenyeza wa mushumi waboshywe n'abahanga uri kuri efodi, arawuyihamikisha, amwambika wa mwambaro wo ku gituza, imbere muri ashyiramo urimu na tumimu, amwambika wa mutwe wa cya gitambaro kizinze, imbere kuri cyo ashyiraho cya gisate cy'izahabu, aricyo gisingo cyera uko Uwiteka yategetse Mose yenda ya mavuta yera yo gusiga, ayasiga ku buturo bwera no ku biburimo byose arabyeza, ayamisha ku gicaniro 7, ayagisigana n'ibintu byacyo byose n'igikarabiro n'igitereko cyacyo ngo abyeze, asuka ku mutwe wa Aroni ayo mavuta amusigira ku mweza. Mose azana bene Aroni, abambika amakanzu, abakengeza imishumi, abambika ingofero uko Uwiteka yategetse Mose. Azana cya kimasa cyo gutambirwa ibyaha, Aroni n'abana be bakirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arakibikira, yenda amaraso yacyo, ayashyirisha urutoki mu mahembe y'igicaniro impande zose, aboneza icyo gicaniro, akibyarira amaraso hasi, akereza kugihongerera. Yenda urutani rugimba urundi rwo kumara rwose n'umwijima w'ityazo n'imyiko zombi n'urugimbi rwo kuri zo, abyoshyeza ku gicaniro. Ariko icyo kimasa n'uruhu rwacyo n'inyama zacyo n'amayezi yacyo abyoseza inyuma y'ingando z'amahema uko Uwiteka yategetse Mose. Amurika ya sekurume y'intama yo kozwa, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, amisha amaraso yayo impande zose z'igicaniro, arayicoca yose, igihanga cyayo n'ibindi bice byayo n'urugimbu rwayo, yoza amara n'ibinyita, yoseza iyo sekurume itagabanije ku gicaniro. Ibi igitambo cyorejwe kuba guhumura neza, ibi igitambo gitamba Uwiteka kigakongorwa n'umuriro uko Uwiteka yategetse Mose. Amurika ya sekurume y'intama yindi yo kwereza abatambyi umurimo, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, yenda mu maraso yayo, ayakoza hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini. Azana bene Aroni, akoza amaraso hejuru ku matwi yabo y'iburyo no ku bikumwe byabo by'iburyo no ku mano yabo y'iburyo manini. Ayandi maraso ayamisha impande zose z'igicaniro, yenda ibinuri byayo, umurizo wayo, yenda n'urutani rugimbi rwo kumara n'umwijima w'ityazo n'imyiko zombi n'urugimbi rwo kuri zo n'urushyi rwo ku kuboko kw'iburyo. Kandi mu kibo cy'imitsima itasembuye cyari imbere y'Uwiteka akuramo agatsima katasembuye kamwe, n'akandi gasizwe amavuta ya elayo, n'akandi gasa n'ibango, adushyira kuri urwo rugimbu no kuri urwo rushyi rw'ukuboko kw'iburyo, abishyira byose ku mashyi ya Aroni no ku y'abana be, arabizunguza b'ibituro rizungurijwe imbere y'Uwiteka. Mose abikura ku mashyi yabo, abyoseza ku gicaniro, abishyize kuri cya gitambo cyoshejwe, biba igitambo cyo kubereza umurimo cy'umubabwa uhumura neza, igitambo gitambiwe Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Mose yenda inkoro, ayizunguriza ku bituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka, aba ari bo umwanya wa Mose, kuri iyo sekurume yo kubereza umurimo uko Uwiteka yategetse Mose. Mose yenda kuri ya mavuta yo gusiga no ku maraso ku gicaniro, abimisha kuri Aroni no ku myambaro ye no ku bana be nabo n'imyambaro yabo, yezanya Aroni n'imyambaro ye n'abana be nabo n'imyambaro yabo. Mose abwira Aroni n'abana bati, muteke izi nyama ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, aba ariho muzazishiririza imitsima ibereze umurimo iri mu kibo
uko nategetse, ntaroni n'abana be babirye. Ibisigara by'izo nyama n'iyo mitsima mu byose, mumare iminsi 7 mutava ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, mugeze aho iminsi yo kwezwa kwanyu izashirira, kuko muzezwa iminsi 7. Uko bikozwe uyu munsi niko Uwiteka yategetse ko bijya bikorerwa kubahongerera. Ku muryango w'ihema ry'ibonaniro aba ariho mumara iminsi 7 ku manywa na nijoro, mwitondera umurimo Uwiteka yabarindishirije mudapfa, kuko ariko nategetswe. Aroni n'abana be bakora ibyo Uwiteka yategekeye mu kanwa ka Mose byose. Aroni n'abana be berezwa umurimo w'ubutambyi. Uwiteka abwira Mose ati, jyana na Aroni n'abana be na ya myambaro na ya mavuta yera yo gusiga n'ikimasa cyo gutambirwa ibyaha n'amasekurume y'intama yombi n'ikibo kirimo ya mitsima itasembuwe, uteraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose agenza uko Uwiteka yamutegetse, iteraniro riterana ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose abwira iteraniro ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko bikorwa. Mose azana Aroni n'abana be arabohagira, amwambika ya kanzu ibanza yo ku mubiri, amukenyeza wa mushumi, amwambika ya kanzu yindi na efodi, amukenyeza wa mushumi waboshywe n'abahanga uri kuri efodi, arawuyihamikisha, amwambika wa mwambaro ku gituza, imbere muri ashyiramo Urimu na Tumimu, amwambika wa mutwe wa cya gitambaro kizinze, imbere kuri cyo ashyiraho cya gisate cy'izahabu, aricyo gisingo cyera uko Uwiteka yategetse Mose. Mose yenda ya mavuta yera yo gusiga, ayasiga ku buturo bwera no ku biburimo byose arabyeza, ayamisha ku gicaniro 7, ayagisigana n'ibintu byacyo byose n'igikarabiro n'igitereko cyacyo ngo abyeze. Asuka ku mutwe wa Aroni ayo mavuta yo gusiga, amusigira ku mweza. Mose azana bene Aroni, abambika amakanzu, abakengeza imishumi, abambika ingofero uko Uwiteka yategetse Mose. Azana cya kimasa cyo gutambirwa ibyaha, Aroni n'abana be bakirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arakibikira, yenda amaraso yacyo, ayashyirisha urutoki mu mahembe y'igicaniro impande zose, aboneza icyo gicaniro, akibyariraho amaraso hasi, akereza kugihongerera. Yenda urutani rugimba urundi rwo kumara rwose n'umwijima w'ityazo n'imyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo, abyoshyeza ku gicaniro. Ariko icyo kimasa n'uruhu rwacyo n'inyama zacyo n'amayezi yacyo abyoseza inyuma y'ingando z'amahema, uko Uwiteka yategetse Mose. Amurika ya sekurume y'intama yo kozwa, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, amisha amaraso yayo impande zose z'igicaniro, arayicoca yose, igihanga cyayo n'ibindi bice byayo n'urugimbu rwayo, yoza amara n'ibinyita, yoseza iyo sekurume itagabanije ku gicaniro. Ibi igitambo cyorejwe kuba guhumura neza. Ibi igitambo gitamba Uwiteka kigakongorwa n'umuriro uko Uwiteka yategetse Mose. Amurika ya sekurume y'intama yindi yo kwereza abatambyi umurimo, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, yenda mu maraso yayo, ayakoza hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini. Azana bene Aroni, akoza amaraso hejuru ku matwi yabo y'iburyo no ku bikumwe byabo by'iburyo no ku mano yabo y'iburyo manini. Ayandi maraso ayamisha impande zose z'igicaniro, yenda ibinuri byayo, umurizo wayo, yenda n'urutani rugimbu rwo kumara n'umwijima w'ityazo n'imyiko zombi n'urugimbi rwo kuri zo
n'urushyi rwo ku kuboko kw'iburyo. Kandi mu kibo cy'imitsima itasembuye cyari imbere y'Uwiteka akuramo agatsima katasembuye kamwe, n'akandi gasizwe amavuta ya elayo, n'akandi gasa n'ibango, adushyira kuri urwo rugimbu no kuri urwo rushyi rw'ukuboko kw'iburyo. Abishyira byose ku mashyi ya Aroni no ku y'abana be, arabizunguza b'ibituro rizungurijwe imbere y'Uwiteka. Mose abikura ku mashyi yabo, abyoseza ku gicaniro, abishyize kuri cya gitambo cyoshejwe, biba igitambo cyo kubereza umurimo cy'umubavu uhumura neza, igitambo gitambiwe Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Mose yenda inkoro, ayizunguriza ku bituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka, aba ari bo umwanya wa Mose, kuri iyo sekurume yo kubereza umurimo uko Uwiteka yategetse Mose. Mose yenda kuri ya mavuta yo gusiga no ku maraso ku gicaniro, abimisha kuri Aroni no ku myambaro ye no ku bana be nabo n'imyambaro yabo. Yezanya Aroni n'imyambaro ye n'abana be nabo n'imyambaro yabo. Mose abwira Aroni n'abana bati, muteke izi nyama ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, aba ariho muzazishiririza imitsima ibereze umurimo iri mu kibo uko nategetse, Aroni n'abana be babirye. Ibisigara by'izo nyama n'iyo mitsima mu byose. Mumara iminsi 7 mutava ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, mugeze aho iminsi yo kwezwa kwanyu izashirira, kuko muzezwa iminsi 7. Uko bikozwe uyu munsi niko Uwiteka yategetse ko bijya bikorerwa kubahongerera. Ku muryango w'ihema ry'ibonaniro aba ariho mumara iminsi 7 ku manywa na nijoro, mwitondera umurimo Uwiteka yabarindishirije mudapfa, kuko ariko nategetswe. Aroni n'abana be bakora ibyo Uwiteka yategekeye mu kanwa ka Mose byose. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya, Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabashe kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigiye zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo biyigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Ikiganiro kizajya gitambuka buri munsi mu gitondo ku isaha ya 11:15. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya.